Witonze Sylvane nkaba mwene ziburamye ubwo nkaba umukunzi w'igisoro nkuko usanze ntine gisoro yewe amarushanwa ubundi ku nshuro ya kabiri abaye bwa mbere nkaba narageze finale ariko nubwo ntabashije gutwara igikombe hanyuma ubu nkaba niteguye kongera kuba nagera finale nkaba natwara igikombe cyangwa se bakakintwara ariko uko byagenda kose numva mfite amahirwe yo kuba nagera finale indi nshuro igiye kuzabaho ya kabiri. Rero kubw'izo mpamvu nkaba numva igisoro kubera ko cyabaye umuco icyo ngikundira ntabwo gukunda igisoro ngikundira ko hari izindi nyungu zindi mfitemo ngikunda kuko nabyirutse ngasanga abantu bakuru bagikina nabyirutse nsanga ziburamye zikina n'umusaza witwaga Ngemera nicyo cyatumye nkunda igisoro nanjye ndavuga nti ngomba kugera ikirenge mu cya data nkayikunda igisoro hanyuma nziza amahirwe nza gusanga n'abandi bantu duhuje umuco bagikunda bakunda umuco nyarwanda dutangira gutyo dukomeza igisoro kugeza n'ubu akaba ariyo mpamvu dusanzwe dukina igisoro. Umugabo Justin namusanze twahuriye i Kigali nsanga akunda uyu muco w'igisoro nanjye mukunda hanyuma dukomeza dukina kugeza ubwo ageze ubwo avuga turiho amarushanwa y'igisoro tuzarebe abahiga abandi kugira ngo turebe ko urwego rw'igisoro hari abo tugarukiraho n'abo tutagarukiraho dusanga igisoro ari umuco abantu bahatanira kugira ngo babashe kumenyekana kuko umuntu wese uzi igisoro agomba kuba azi imibare ntabwo gukina igisoro ari ukuza gusa ugatera utuntu tw'igisoro turimo ahangaha ahubwo bisaba yuko unabara. Iyo utazi imibare rero ushobora kwibwira yuko uzi igisoro kuko kumenya igisoro ntabwo ari ukukibona gusa ni ukumenya kubara imibare irimo hano ukamenya ngo ndamenya kugarama ngizi za mugenzi wanjye ukamenya kuvuga uti ndateba ninteba burindwi ndateba na butanu ese nimbuteba we arandasa izingana iki ese nandasa 10 yenda akanteba na butanu hanyuma ngenda sigarana zingahe. Ibyo byose ni ibintu bisaba kugira ngo ube wabiteguye ntabwo niyo mpamvu igisoro atari ugupfa kuza uhubuka gusa ngo urakina kandi udashyizemo imibare. Bisaba imibare rero ihambaye ku buryo jewe ubwanjye kugira ngo bimenye bishobora kuba byarantwaye nk'imyaka 5 cyangwa 10 kuko mfite imyaka 37 natangiye igisoro mfite imyaka 31. Rero kubw'izo mpamvu igisoro urumva ko ari ikintu gikomeye kugira ngo uzakige ukimenye kuko gisaba igihe kinini kandi nkaba numva nifuzaga yuko twazajya tukigisha n'abandi abana bato kuri twebwe kugeza ubwo igisoro kitazibagirana hanyuma abantu bose bagakomeza